ndakunyinyira Iyo najya gushaka sinashakaga nkuko akabwa nkawe. Kode kobo. Nari abantu bafatika b'amabonsa. Bana banjye muri kureba uko ibigori twejeje ubu ngubu umusaruro watubanye mwinshi. Bana banjye mujye mukora si byo mwana wanjye. Nabanye bigori ndabona byareze kabisa. Cyubahiro ejo ni ukujya mu kazi. We kujya ubyukira ku matelefone mwana wanjye bitazagukomerana ituze sibyo. Nibyo ariko mama rwose nawe uba wamvunishije rero ukuntu cyo bari abayiyicariye nta kuzanga dufasha gusaza Ana nanjye mba nakuze rwose. Reba ukuntu abayiyacije ngo agiye kugenda. Cyubahiro jya ukora mwana wanjye. Oya nanjye mba nakuze reba kuvoma kugira ute. Mwana wanjye mureke mbabwire Cyubahiro ese kubyuke mu matelefone mwana wanjye ubu ibi ni ibiki turi mu kazi ntabwo nuko twejeje amasaka ikigori ntabwo kiba bazi umusista muto arabizi njye mba nakoze yabyutse yahira dore nananiwe mwana wanjye jya ukoze reba ukuntu twese tuba twanobotse twire mu murima nta no guhura n'amasaka ubu se nabibonye kabisa narushye zani nkawogeje amasahani nayogeje mwana wanjye ntacyo Meri nashaka kubabwira ahubwo ko ari umutipe nshaka kujya gusura inshuti yanjye. Iminota ingaho ubugarutse oya jya ureka musaza wawe nawe atemberera abandi. Iminota ingaho ubugarutse mwana wanjye. Iminota ingahe? Iminota 30. 30 yabaga ntabwo yaba ageze nanone kano kanya reba abayibere ku cyatsi wasanga agiye kwirebera abakobwa n'abandi. Reka ngende ubwo ndi bugaruke. Sawa mwana wanjye. Sawa. Ubwo rero uragaruka nijoro. Oya ndahari nimugire ikibazo. Uraburara ahubwo Samu. Tara mugabo wanjye. So kuba watinze. Sheri wanjye yanjye. Sheri ni karibu. Ni karibu mugabo wanjye. Watinze mwana wanjye. Ni yanjye. Amakuru. Tuze ngino suze papa yaje. Umaze gukura. Kinguri cyugi neza nirebe abana banjye. papa komera. Musuhuze papa watinze mu kazi nawe uba watinze tuba twagukumbuye. Sheri ngaho no wicare ni karibu umugabo wanjye ni karibu. Akazi rero twari turaho mugabo wanjye. Amasaka twarangije ibigori twarangije byose twabisaruye kandi none ukabisa ibyo nabasizeho mwasize mwabishoje neza. Twabishoje rwose kabisa. Ko bwaye ndabona ari gukura neza. Ndimo ndakura. None se umuhungu wanjye w'imfura Cyubahiro ari Cyubahiro abaye mbwiye ngo hari umuhungu w'inshuti yagiye gusura mugabo wanjye. Umuhungu nawe yarana ubu se abagiye Oya mugabo umuhaye iminota yansabye ubusa yahiye natwe dukora akazi kose ko mu rugo aranavoma zana inka niwe watwogereje amasaha umuhaye uruhushya namuhaye uruhushya reka tubyemere dutegereze araza kuza ariko se hari ikintu nshaka kubabwira ko tumaze iminsi tujya gusura iwanyu tuzajya ryari mugabo wanjye nenda kuwa gatatu papa natwe tuzajyana pe oya nyine numvaga twabikora uyu munsi aka kanya kwanza kuko nababwiye nababwiye papa nanjye nyine nagira ngo mumagaho cyane ahantu naringiye gato ariko ndaje uragarukura dusangayo ndahita oya nyine ndaza tujyane nese ubwo murumva mwansiga wowe ugiye kugenda wihute tugende wihute nta kibazo mama kagenda ubwo ngubwo wihute mwana wanjye ugende umwana ntagara amaze nk'impanuro wicunge hari abantu mama bayaje na wanjye naramwigishije abasore barahanze arabazi nabyari mbona hari ahibyo ndabazi mwana ndamwize mwana wa njya numva babyita ngo amagengista
niko babyita nanjye mba mbyumva nyine ariko mama aba yambwiye nta kabazo nanjye naramutoje hano ni ibigongista ni ibiki ni ibigengista ntabwo ngo ni babasore ngo baba bameze gutya uze uri fite umeze neza ntabwo mushaka kuri ibyo bigongista niba ari n'ibiki byose ibyo mujya numva muvuga yemba nashaje ntabwo banyizwe sheri umwana wanjye ndamwizeye namuhaye abashya turakagwa ariko nyine uze kwanguze tujyaneyo kagenda ubwo ndakubwiye mwana wanjye njyewe na papa wawe agiye kugenda sibyo tugiye kujya gusura kwa mama wanyu mudogo uze gusigara woza amasahani y'umugoroba dore tumaze kurya turahaze mwana wanjye sibyo mwana wanjye ndagukunda yego rata mama wanjye papa okay nacyo tutarongeye ibintu byinshi reka tujye gukaraba twitegure tugende umwana usigaye mu cyumba tugiye mu kandi akwizera nese papa muranza n'ibiki ndakugurira bombo ushaka iki irindazi turarizana mwana wanjye n'akayahute reka tujye koga twitegure ubundi tugende ariko si noneho ndatarasiriza hera ariko reka narasirize Kacyiru wa Mana yanjye ubuse ndicara ahangaha ngize igihe umuntu wamamagaye mu gitondo ambwira ngo agiye kuza kundeba nkaba mbona nawe atari kuza ndabona ngiye kubihindura nkitahira kanze ndebe ko ari bumamagaye nimbona atinze nditera none se nakora iki ko mbona ari kuntindira kandi amasaha yagiye iminota bampaye irashije none ningera mu rugo papa aranyica ariko nta kundi ndashaka ibyo mubeshya magari cyane shamurumva nkumva icyana kanyambanya. Hello? Okay, noneho nje kugusura. Ndaje nze nkubona. Sawa. None haramamagaye umva noneho bimwe bya papa yirirwa mbwira ngo ntahe kare uyu munsi nta kintu turi buvugane ngo ngiye guhura na sheri singire burote mubonye. hano mware ndagaza ndaje ndamunyinyira ntabwo njye ngendera inzira imwe njye cyasoni ndakunyinyira ubyange ndakunyinyira ese ubundi nkawe igihe uba wanyicarije ahangaha nagutegereje rero kuva mu gitondo n'iminota bampaye irangiye ntarakubona rwose maze kurambirwa. Nta kibazo nimba uje reka ngutegereze. Sawa nta kibazo. cyana tumeze iki? Meze sawa komera. Tugufashe iki? Nagukunze. Wankunze se umuntu akunze ariko. Icyo ngo ndabahungu biki gihe ubwo urumva ibintu bikuvanye mu nzara urimo uzamwe no kumbwira ngo wankunze. Cyane rwose ari igihe ubona umuntu ugahita umwishimira jiwa. None ubwo urumva wanyishimiye. Yes. Shamana yanjye aha hantu muhagaze mfite onengereje ubwo nawe bizakuzindura usanga wacuze kumbwira ko wankunze. nkeneye n'umuntu nshaka gushyira mu mago ahubwo gihe wahita gitetekiro. Mana yanjye imyaka mfite ntabwo inyemerera gushaka umugabo. Reka. Niyo najya gushaka sinashakaga ngo kakabwa nkawe. Kode kobo. Nari abantu bafatika b'amabonsa rwose naho ubundi wowe reka mbabarire. Uzi umuntu negereje hano nuko ataraza ngo mukwereke. Ubu wasanga ari hanyuma yanjye. Reka wa muhungu urabeshya no muhungu mwiza ubwo butacu butamanga agaciro rwose ntabwo bwatuma mwanga. Urasuzi nakobera waba ikiruko nkaba umuturage
sha rwose none aho ngaho ndumva bivamo umeze neza se meze neza shuri sha mana yanjye nanjye rwose ndabona mise mwikunda n'umuntu nayinegeje ubwo nyine mise mukatira ko kakirema respect to my time uzenguye ibyawe hari ikintu ushaka gukora igiki se Mani venje kumuntu kwezi kwanjye na mise tubona ungu kwezi kwanjye boss wacu zaduhemba shana wamenya ariko nyine twatupoye gake ariko tugategeza niyo zadukubita commission man ubuse koko kwezi kwashize icyumwe cyatoka nta kintu murabonye ubuse banazanye ndabita umukatire ahubwo reka mwere kumuziko muzima reka wewe ngugere umuntu umbere boss kwe tumubunuze man ubuse byavamo wanjye ubishaka byakunda cyangwa se njye unyigere boss kwe tumwihoreye oya ahubwo reka tube dupoye gakeya tugeze turebe ko dukubita umuzigo mbona tubeshye ntabwo wapfa kutubeshya amezi ari nta muzigo gusa ni wamemba nta kazi mukorera tube twitonzeho gatoya wanjye reka tureke turebe ntari igihe najya no mu kijob si umunsi nabona umuzigo wo gushimutara cyo kureba amakonsi yanjye nyakubita kirakara byanyu basore Sofon meze mute fresh birakomeye yes sir usigaye mwarigaragambije yes sir kubera iki ntakugenda neza iki kitagenda neza hano nakazi tubona wevenge yes sir wambwira impamvu mutuma mutakora akazi neza yes sir iyi nice sir ni ijambo ry'inga leta mukuramo ibifu birumvikana yes sir hari igikobwa nyene yes sir kandi we ugomba kukizana yes sir mwaye iminota ibiri yes sir ugisange ku gisi yes sir so umushere wanjye noneho nabibona ntazabibona nawe ariko kapfa kubyemera nta kibazo nabikunda arafungure vuka tukavuga ndende tumusabiriza wacu ntago ari masabiriza nyine ni umuntu kaduhagararanye tuganira ishiri wawe se ntago ari shere wanjye iki ni icyana cyanjye byiza amukora w'umwana ntago ari shere wanjye pe ntago ari shere wanjye shere urabizi ndagukunda ntago naguca inyuma ntago ari shere wanjye mani nigandagaza uyu mwana namukunze mani namaze no gutera ivi kano kanya mano no mwana yarangoye kugira ngo apfe ko nzamubone amukoye ikizeke ko namukoye amabenzi 3 shere arimo arakubeshya pe ntago impeta yinyambitse nuwo yarantumyeho yarayimaye ngo nyimukire arimo arakubeshya yarashinze ivi mwari muri gukora iki nagiraga cyane umwana mu mago hari ikindi uturuka ngo ji wanje ku mwana wanje ubwo rero mureke mbabwiye numva mwese muri gutara amagambo kwanza mwese ndanabakunda mu Rwanda ubwo nyine uri bunesha undi uri bona afite imbaraga ni uri bunsindire
ntazikira habuze utsinda habura utsindwa kamagaye musaza wanjye azanyure nzabijyamo ejo haro bimeze bite bro sha ibintu bimeze nabi ahantu ndimeze nabi bya hatari hari intambara za hatari kabisa shaka ukuntu waza uhankure kuko nutaza kuhankura biraba bibikurushaho byancanze sinabikubwira ngo ubyumve sawa cyane nagitsindiye ji waje ubugiye kukijyana mu makonje noneho umuzigo ngiye gukoresha ibyamamare by'Ikigali ntibiwumenya birekereye ako se nanibagiwe mfite iradiyo akiya mungu hagaca Yesu koko hose nk'umuntu nabyibagiwe umuntu w'umuhanzi agomba kugenda anacuranga nta bintu byinshi tu gusa iyo sinyiguze vuba muri iyi minsi ni gutya rero nose niwe mugabo njya numva bavuga se ngo ukora ibintu by'indirimbo ningiye producer ujya wumva bavuga kankuremo ingofero nkurebe neza nose ko mbona ukora indirimbo nk'iza Lick mbona uri umuntu muto ni njyewe ubundi ni ukuvuga ngo iyo uje urabanza ukandirimbira nkumva indirimbo uje gukoresha uko imeze ubundi nkahita nkujyana muri studio nkahita nkukorera banza ibyo birumvikana bancisheho numve kanshyira imizigo yanjye hasi nze nkukubitireho se katari ibyo nshakishara uramba nazanye n'akaradiyo numva noneho hari hip hop nshaka kunkorera nyine ngiye kugukubitiraho wumve banza ushyiremo kabisa wasanga utari nk'abahanzi bo hanze ahangaha bajya bandusha banza shiremo twa oya nje se urabona ndi icyamamare barabizi no twagiye tujye ku ishuri ni gutyo ucuranga twagiye tujye ku ishuri tuve ku mihanda na kiza twasanga se by'inkoni za buri kanya twitwa mayibobo habe n'akabombo ako se byica ariko uri producer ndabona ndajya ku wundi igihe nacurangiye numvishe ijwi rimwe oya turajya muri studio ndimo ndagira ngo mbanze numve impano yawe ako kana ahubwo nsanze uri umusaza ako nimba utambeshye ntabwo nari muri studio nari ubupfushije nkomeze noneho iyo ngiyo twagiye urumva uzayikora nta kibazo rwose kuryo nzanyimanuka nyine nkanayizamuka noneho mba nshaka imizigo yagenda ikanyeganyeza na ba bacecuru usanga barwaye abacecuru baba barwaye reka tugende tujye gusura bari abavandimwe bacu turebe uko bamerewe papa mama rete turi kureba umuhanda se byabaye sister baramutwaye baramutwaye sister Keza bandi bamutwaye ntago nanjye mbonye kuri tujye kubashaka mu bindi kintu ni bande